iyo ubana n'Imana abantu babona upfuye, ariko hari ukundi kuntu Imana ikubona. Iyo ubana n'Imana abantu badafite iyerekwa ry'Imana yavuze ku buzima bwawe babona byakurangiranye, ariko Imana hari ukundi kuntu Imana ibigutekerezaho. Yesu nashimwe. Irababwira ngo nzabubakira, nubwo basa nabi ariko nzabubakira, nzaba Imana yabo. Gatatu, nzaba Imana yabo. Dukeneye abantu batubwira abo turi bo, apana gucekeranya. Daniyeli aravuga ngo mwami nyagasani, warose igishushanyo, nicyo warose. Umwana uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Muri iyi minsi hakenewe bene abo ngabo, apana kuza kubyina gusa ubaza abantu ngo bite n'imineke, uko mbonye imineke imbere yawe mwese nayibwirwa n'iki? Vuga niba nayibye mwihane. Siko bimeze se? Gusa ngo ndi kubona imineke imbere yawe ngo urayivuga iki? Ngo narayiriye nyine. Vuga uturi igisambo cy'imineke ihane, warayibyeje ubundi ukabutike. Ngo mu banyabwenge baravuga ngo Daniyeli nawe arimo. Daniyeli baramuzana. Mbere yo kumuzana aravuga ngo reka manze nsenge Imana. Haleluya. Reka manze nsenge Imana. Haleluya. Amen. Kanirebera hangane bari kumurikira. Aravuga ngo reka manze nsenge Imana. Urumva aho bari kunyitaho niho ndareba. Ngo afata Seduraka, Meshake na Abedenego. Haleluya. Amen. Bajya gusenga mu masengesho. Nimuza ari kutarifuza bajya kubaza Imana ibyo umwami yarose. Ntugapfe kuvangura agiye utazi n'iyo ujya. Mbere yo gusobanura jya ubanza ubaza Imana. Haleluya. Jya ubanza ubaza Imana. Nimundebe hano. Jya ubanza ubaza Imana ibyo ngiyemo ni ibiki. Jya ubanza umenye ngo mbese ibi ngiye Imana izancigikira. Barimo basenga agatumva rero muzi ko Imana yavuze ngo izaduhangaho amaso y'urukundo. Ibyo murabizi. None umwami yarose inzozi kandi zamuyobeye. Ntawamenya wasanga igihe cy'Imana ari iki. Reka mbabwire, Yesu nashimwe. Amen. Akanya kose ubonye uzi ugakoresha. Ntawamenya hari igihe umugambi w'Imana wanyura muri iyo nzira. Umwanya wose ntukawusuzugure ujye uwukoresha. Ntawamenya hari igihe Imana yaca nako kayira Imana itanze ukabona ubuzima. Siko bimeze? Tubanza ibintu aho kubanza ubwami bw'Imana. Kandi ahantu hari ubwami n'ibintu birizana. Hari mubizi? Iyo ahantu hari ubwami n'ibintu biraza. Ariko iyo ubanje ibintu imbere hari ubwo Imana igenda. Ariko iyo ubanje Imana ikaza, bya bintu byose biza bikurikiye Imana. Imana rero ibahe umugisha. Tusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Daniyeli. Arigize ngo mbabwire iyo ntego ko ayo turimo. Daniyeli ibice bitatu. Turasoma umurongo wa 15. Hanyuma turagera no kuri 18. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli turasoma ibice bitatu. Turahera ku murongo wa 15 turagera ku wa 18. Impapuro ziracyavuga nimuhagere vuba mu izina rya Yesu. Nubwo hatariho ibyuma ariko murumva, ndabizi ko murumva. Baravuze ngo nuko noneho rero nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakonda byose by'ubwoko bwose bivuga, mukemera mukwara hasi mukabishushanyo nakoze ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya itanura ry'umuriro ugurumana, mbese Imana irubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Seduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera, amen, ibasha kudukiza itanura ry'umuriro ugurumana
kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. 18. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Ba Seduraka bajugunya mu itanura, tibasha Imana ishimwe. Amen. Turaganira intego y'ijambo ivuga ngo kuba ku Mana. Kuba ku Mana cyangwa mu Mana. Uko intego y'ijambo iravuga ngo nimuguma muri njye. Ni Yesu ari kwivuga. Kuba mu Mana. Iyo umuntu ari mu Mana, ntabwo bivuze ko atazageragezwa. Kuba uri mu Mana ntibivuze ko utazarwara. Ariko Dawidi yaravuze ngo siko bizahora kuba mutegereza. Amen. Aravuga ngo ntawe uzakorwa n'isoni kereka abazatera Imana umugongo. Iyo umuntu akora iby'Imana ishaka, byanga byakunda, igihe kiragera Imana ikamutabara. Nikambe nk'ubegera. Yesu nashimwe. Amen. Yete niyo bazayibona, kandi bajya baririmba bari abahanzi ngo nta usenga akina. Umuntu usenga akina, hano injonjori y'isengesho. Imana rero ibaho umugisha. Nitwa Mbabazi Theodore, ngiramwe nabibwiye, nari nibwiye abaje nyuma. Kuba mu Mana, kuba mu Mana. Niyo haza ibigeragezo, ukihangana ntuve mu Mana. Niyo haza intambara nyinshi, ukihangana ntuve mu Mana. Ukagumana n'Imana, ukarwara ariko uri mu Mana. Abantu bakagenda ukaba mu Mana. Imiryango ikaba yanakuvaho ariko ntuve ku Mana. Yesu nashimwe. Amen. Bene uwo muntu umeze gutyo, ukora iby'Imana ishaka, wanze kwiyanduza, wanze gukora ibyaha ngo nuko akenye, siko bizaba kubategereza Uwiteka. Ntawe uzakorwa n'isoni. Biravuze ngo nimusabe icyo mushaka muzagihabwa. Ariko icyambere murabanza mugume muri Kristo. Ni Yesu ubwo arimo kwivuga agiye kugenda. Abwira abigishwa, arababwira ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye kambasigire kado, kambasigire umurage. Nimuguma muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwebwe. Mwese muzi ko umuntu apfuye hari ijambo rya nyuma avuga. Abantu babashije kumva amajambo ya nyuma babwiye n'abantu bari abantu kuri bo batambutse. Hari ijambo kugira ati ndagiye mwana wanje uzitware gutya, ndagiye uzabigenze gutya. Na Yesu agiye kugenda, mu magambo yaravuze ngo nimuguma muri jyewe. Amen. Amen. Amagambo yanjye akaba muri mwe, muzansaba ibyo mushaka byose muzabihabwa. Imana ishimwe. Amen. Aya magambo dusomye ya Seduraka, Meshake na Abedenego, abana bamaze igihe kirekire babanyaze i Yerusalemu, babazana i Babuloni nk'abandi bose nk'uko byari bisanzwe. Ni mu ndebe hano, komeze mu ndebe. Babanyaze, bari barabanye n'Imana mu gihugu cy'i Yerusalemu, muri uriya mujyi muri Isiraheli. Bari barabanye n'Imana, bigishwa kubana n'Imana mu buzima ubwo ari bwo bwose. Yesu ashimwe. Amen. Bari barabwiwe Imana ko hari igihe bazagera mu ntambara, ko bagomba kudatakaza Kristo, bazagumana n'Imana iminsi yose. Bari barigishwe ko niyo haza ibyago bagomba kuzihangana, bakabana n'Imana, ntibave kuri Kristo. Igihe kiragera, uko bagendaga babanyaze, umuhanuzi witwa Yeremiya ngo arerekwa, arimo arasenga, abwira Imana ngo ni gute abantu b'abarokore, ni gute abakristo babajyanye hamwe n'abantu base n'abapagani. Kuko umuntu unyaga, birivuga ko babanyaze, bamara imyaka 3 bafunze ahantu mu mujyi, nta bundi buzima bafite. Barababara cyane, bagera ku rwego ngo baryaga abana babo bapfuye. Umwana avuga ati tuzamurya nta wamenya uko bizagenda. Bahuye n'intambara ikomeye, ariko barihangana baguma ku Uwiteka.
Yesu nashimwe. Kuguma mu Mana, barihanganye baguma ku Uwiteka. Umwana yapfa nibamushingura ati tuzamurya ejo ntawamenya. Bamaze imyaka 3 bafungiranye, nta kurya nta kunywa, ubuzima bwaranze, ariko babana n'Imana. Yesu nashimwe. Bari muri uwo mujyi babazanye, Yeremiya ngo arerekwa. Amaze kwerekwa, mugume mu ndebe mwireba hariya, mugume mu ndebe. Yeremiya amaze kwerekwa, usomye Yeremiya 24 ngo yeretswe ibitebo 2. Muzi ibitebo? Ngo byari birimo imbuto z'imitini byombi. Kimwe ngo harimo imbuto z'imyambere, ikindi ngo zari mbi kandi mbi cyane. Imana ibwira Yeremiya ngo Yeremiya mwana wanjye, uko wabonye izo mbuto nziza, niko nzongera nkagira neza ubwoko bwanjye bugiye babanyaze. Imubwira ibintu 7, iravuga ngo icya mbere, nzabahangaho amaso y'urukundo. Sifa kwa Mungu. Nzabahangaho amaso y'urukundo. Niko Imana abwiye Yeremiya. Nubwo babanyaze, nubwo bagiye ari impunzi, ariko ntabwo nzabata. Ndashimira Imana itazaduta. Imana ishimwe. Haleluya. Nzabahangaho amaso y'urukundo, ntabwo nzabata. Aho bagiye sinzabirengagiza. Aho bagiye Imana ishimwe. Nzabahangaho amaso y'urukundo. Niko yabwiye Yeremiya. Ntabwo nzabata. Nzabagumishaho amaso yanjye. Sinzabirengagiza. Icya kabiri, yamubwira ngo kandi aho bagiye nzabubakira. Nzabubakira. Nubwo bagiye mu gihugu kitabazi, bagiye ari impunzi, ariko nzaba Imana yabo. Haleluya. Umva ibintu bikomeye Imana ibavuzeho. Bagiye ari impunzi, bagiye mu buzima bupfuye amaso, ariko ntabwo Imana ibajugunye. Yesu nashimwe. Iyo ubana n'Imana, abantu babona upfuye, ariko hari ukundi kuntu Imana ikubona. Iyo ubana n'Imana, abantu badafite iyerekwa ry'Imana yavuze ku buzima bwawe, babona byakurangiranye, ariko Imana hari ukundi kuntu Imana ibigutekerezaho. Yesu nashimwe. Yababwira ngo nzabubakira. Nubwo basa nabi, ariko nzabubakira. Nzaba Imana yabo. 3, nzaba Imana yabo. Bazambera ubwoko. Ndashima Imana. Bagiye mu gihugu cy'amahanga, baranyazwe, ariko Imana hari ijambo Imana ibavuzeho. Hari abantu baranga bavuzweho n'Imana, barahari. Ibintu byose Imana yavuze, hari igihe ubona bisa n'ibigiye gutinda, ariko ujye ukomeza wumva icyo Imana yavuze. Hari igihe umuntu yumva amajwi amubwira ko bitazakunda, ariko ujye uha agaciro ijwi ry'Imana ryavuze ngo bizakunda. Haleluya. Tuyamashyi ko Imana ikivuga. Imana ishimwe. Ujye uha agaciro. Abantu tugira amagambo, ariko Imana igira ijambo. Imana ikivuga ijambo. Imana ikivuga ijambo. Baragiye n'impunzi, ariko hari icyo Imana ibavuzeho. Icyo Imana ivuze kirabakurikira. Mbibutse ko Imana yarakuvuzeho, aho mubumve ntibizakubuza kugeragezwa, ariko icyo Imana yavuze kizadomina ibyo abantu bavuze. Amen. Irababwira ngo nzabagarura muri iki gihugu bavuyemo. Niko Imana yababwiye Yeremiya. Nubwo bagiye, ariko sinzabajugunya. Nzongera mbagarure mu gihugu. Ndashima Imana. Nubwo umuntu yageragezwa, igihe kizagera Imana ibigenze neza. Nubwo baca mu ntambara mbi, igihe kizagera Imana igutuza heza. Baragiye ari impunzi, ariko nzabagarura muri iki gihugu. Niko Imana yavuze. Baragenda, Yeremiya ngo ahita aravuga ngo nta kibazo bw'Imana bavuze. Bageze mu gihugu cy'Ibabuloni, ngo babigisha igikarudaya k'abandi bantu b'abanyamahanga, batangira kumenya ururimi rw'iwabo, ngo basenga Imana yo mu ijuru bakababuza, ariko bakayisenga bucece. Ntukitwaze ngo aho uri ntabwo nasenga. Oya,
ubuzima bwose waba urimo wabanamo n'Imana. Yesu nashimwe. Ubuzima bwose waba urimo wabanamo n'Imana kandi bikemera. Wakizwa bigakunda, wakiranuka bigakunda. Hari abantu abaho kubera ngo akazi mfite ngo bituma nywa inzoga, wari usanzwe uyinywa. Urumva ngo nageze ahantu ngo none ngo byatumye ngo ujya mu kigare ngo ubwo usanzwe ubikora. Kuko tugomba gukiranukira aho ibyaha biri, kugira ngo abantu bamenye kuri umurokore. Ntabwo ari uko uzaje uranyura ahantu hafunze gusa hari akabari gafunze. Oya, akabari gafunguye ukahanyura ntuyigwe. Ibyo bizemeza abantu ko ukikijwe. Ko muhisemo birakariramo mvuze nabi. Kugira ngo wemeze abantu kubana n'Imana koko, ni ukugera ahantu bari kuyisebya ukayivuga neza. Amen. Ni ukugera ahantu batari kuvuga Yesu wewe ukamwamamaza. Kugira ngo abantu bajye kuri umurokore, ni uko uzagira ahantu basinda wewe ntusinde, uzagira aho basambana wewe ntusambane. Bagera mu gihugu usenga bitemewe, ariko abana babana n'Imana. Ndashima Imana. Haleluya. Biravuga mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana igira gute? Iramwemera. Takosi tarabone. Imana iramwemera. Mu mahanga yose umuntu yubaha. Hari igihe wamaye? Hari iminota wabaye? Okay. Mu mahanga yose umuntu wubaha Imana. Nzafata ibintu ngisha Imana, bigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ufata ibiguhungisha Imana ukabigira impamvu ituma uyegera. Haleluya. Niba ari inzara yatuma udasenga, uyigira impamvu yo kwegera Imana, yakomeka Imana. Niba ari ibyago bituma uhunga Imana, bigira impamvu yo kwegera Imana, ubane n'Imana, ntabwo uzakorwa n'isoni. Nzafata ibimbugisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza. Mubwire ngo guma mu Mana. Umwihariko wawe Yesu, wabaye ukora ibitangaza. Upfuye urazuka ni wowe wa mbere. Imva yawe iraragaye magingaya, iz'abandi zarameze ibyatsi. Nimuguma muri Kristo. Haleluya. Nimuguma muri Kristo mimbere, mukaba inimize muri Yesu, mukabamo neza. Haleluya. Yavuze ngo tumusabe ibyo dushaka bingahe byose. Turamushima Yesu, ntabwo ari igisambo. Tumamashi, ntabwo ari igisambo Yesu. Imana ishimwe. Turamusaba ibyo dushaka byose. Turahabwa ububasha bwo kumusaba amafaranga, bwo kumusaba aho guhinga, bwo kumusaba minerivare. Ndafashijwe kandi mu gihugu kitabemerera gusenga ariko barasenga. Aho kantu mwakumvise, kuba ahantu bitemewe ariko ukabikora. Kuba ahantu bibujijwe ariko ukabikora. Kwiga muri segonderi nigaga mu bapadiri bitemewe gusenga.
ukajya no kurara ubutayu kandi ntibyemewe no gusohoka mu kigo. Aka kantu k'akanyota umuntu aba afite, ukashaka ukuntu ugira n'iki ukanyarukirayo kugira ngo wumve amakuru y'Imana ivuga. Nkunda kumva amakuru y'umurwa kwarekeyeho, uri kura atagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama ugomba gusenga wariye utanariye ugasenga. Ugomba gusenga bakwanze banagukunze nabo ugasenga. Igihe kiragenda ukagenda ngo araryama arota. Nebukadinezari ngo aryamye ngo arote, ngo abona igishushanyo kinini cyane. Kubisobanurira bacanga, ahamagara abapfumu n'abakonikoni, aravuga ati narose inzozi, nimuze muzinsobanurire. Abakonikoni ngo baraza batera inzuzi biriyangira, abapfumu baraza batera ibyabo biriyangira. Umwami ngo abura amahoro, abura gusinzira. Mbibutse ko Imana yabwiye bana abahungu ngo nubwo bagiye izabahangaho amaso y'iki y'urukundo. Niko Imana yavuze, bacabyibuka? Nzabahangaho amaso y'iki y'urukundo, niko Imana yavuze. None Nebukadinezari yarose, habuze uzisobanura. Baravuga ngo mushake abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye, mubazane hano. Nimone babwira abantu babanye n'Imana, mubazane hano. Nibamara kuza bazisobanura, mwese ndabiti mutabisobanura. Ngo mu banyabwenge baravuga ngo Daniyeli nawe arimo. Daniyeli baramuzana. Mbere yo kumuzana aravuga ngo reka manze nsenge Imana. Haleluya. Reka manze nsenge Imana. Haleluya. Amen. Kanirebera hangane aho bari kunkurikira. Aravuga ngo reka manze nsenge Imana. Urumva aho bari kunyitaho niho ndareba. Ngo afata Seduraka, Meshake na Abedenego. Haleluya. Amen. Bajya gusenga mu masengesho. Nimuza ari kutari kuza ratutiye masengesho. Bajya kubaza Imana ibyo umwami yarose. Ntugapfe kuvangura agiye utazi n'iyo ujya. Mbere yo gusobanura tubanza ubaza Imana. Haleluya. Amen. Tubanza ubaza Imana. Nimundebe hano. Tubanza ubaza Imana ibyo ngiyemo ni ibiki. Tubanza umenye ngo mbese ibi ngiye Imana izancigikira. Barimo basenga agatumva rero muzi ko Imana yavuze ngo izaduhangaho amaso y'urukundo. Ibyo murabizi. None umwami yarose inzozi kandi zamuyobeye, nta wamenya wasanga igihe cy'Imana ari iki. Reka mbabwire, Yesu nashimwe. Amen. Akanya kose ubonye uzugakoresha, nta wamenya hari igihe umugambi w'Imana wanyura muri iyo nzira. Umwanya wose ntukawusuzugure ujye uwukoresha. Nta wamenya hari igihe Imana yaca nako kayira Imana itanze ukabona ubuzima. Siko bimeze? Ngo barasenga, bakiri gusenga Imana iravuga. Haleluya. Imana ikivuga irabwira amakuru Nebukadinezari yarose igishushanyo ahangaha byaruku n'ahangaha byaruku. Abana bava mu masengesho ariko bavanamo icyo Imana yavuze, bavanamo ijwi ry'Imana. Nimwigendere. Baragenda ngo mu gitondo kare kare. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Mu gitondo kare kare Daniyeli bamujyanye imbere y'umwami gusobanura ibyo yarose, ibyo umwami yarose. Mbibutse ko abakonikoni byabananiye. Nimundeba, abapfumu byabananiye. Daniyeli wahageze abwira umwami ati mwami nyagasani, twe dufite Imana ibasha guhishura ibihishwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Abarokora dusenga Imana ijya ibasha guhishura ibihishwe. Amen. Uzi ko dusenga umuntu bamuroze kwa muganga byanze Imana ikabigaragaza. Uzi ko abantu basenga ubuzima bwananiranye Imana ikabyereka. Twe dufite Imana
ibasha guhishura ibihishwe. Imana ishimwe. Ayo mashe tuyongere niba ari ay'Imana. Ibasha guhishura. Dufite Imana ibasha gushobora ibyanze bigakunda. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite we Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Iyo abantu basenze Imana irabumva. Habe n'uyu munsi Imana iri butwumve mu izina. N'uyu munsi Imana iratwumva. Umuntu wese waje afite ikibazo arataha yabonye gutabarwa kw'Imana kubera gusenga, kubera amasengesho. Tuyakomeze tuyimana, tuyongere nayo. Aravuga ngo Mwami Nyagasani, warose igishushanyo, hejuru cyari izahabu, igihimba cyari ifeza. Daniyeli ngo atangiye gutangaza amakuru y'umwami, ngo atangira kuvuga koko nibyo narose. Nebukadinezari ngo atangira ati ko wa muhungu atangiye kubisobanura. Wumve abapfumu byabananiye, abakonikoni byabananiye, ariko umwuka w'Imana uri muri Daniyeli utangiye kumenya amakuru y'umwami yarose. Nagira ngo umwuka w'Imana azagutambutsa hakora mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana azagutambutse rero aho bikomeye. Haleluya. Haleluya. Umva umuhungu uri mima. Bekota umva umuhungu uri mima. Hari ahantu ngo abakonikoni babwiye umwami ngo Mwami Nyagasani, wowe tubwire ibyo warose tubisobanure. Umwami arabwira ngo oya nabyibagiwe ni mubinyibutse, kuko muri abahanga ni mubinyibutse. Tujya tugira abahanuzi batubwira ngo uri umusore cyangwa uri umugabo. Kandi Nebukadinezari yavuze ngo nazibagiwe ni muzinyibutse. Wamuyise mu ndakare ngo warashatse, ngo urubatse cyangwa ntiwubatse. Ubwo se iyo ni Imana yo gukeka, ntabwo ari yo guhanura. Ni uguforeranya. Kandi we nagwinguye ngo uri umumama cyangwa uri umukobwa. Kandi ngo areretswe. Nagiye gusenga igitondo kimwe ni mu butayu, nari maze umwaka umwe nshatse, dufite umwana na madamu w'uruhinja, madamu ari ku kiriri. Njya gusenga inzara yaturiye bikomeye, ngiye kubwira Imana ngo ibyo kurya ngaburira umugore wabyaye. Umve, ngiye gusenga, ngiye kwaka Imana ibyo kurya. Yego, ngeze mu butayu nimereye nyine, numva umuntu washonje, n'igitaye yanjye ingana gutya. Mbona umugore agiye mu ntebe ati Jésus contrôle, ati oui tivuga Mana mbwire ko bimpaye. Arambwira ati umva uko Imana ivuze. Tivuze gute? Ati guhaye umugore. Ikagira inkuru rero. Arazamuka hari mu ishamba, ahaguza amababi y'ibiti, arahaguza menshi. Aramfata ati aya ni amafaranga Imana iguhaye. Kumva na salama baramashara aba ya mafaranga gute? Ati na amafaranga Imana iguhaye, tugiye gushaka umudamu. Igitangaza. Kandi nje naje gusenga kubwira Imana ngo nyiyere umuceri, mbere nihere madamu ari kukiri yarabyaye byaraducanze. Dukeneye abantu batubwira abo turibo, apana gucekeranya. Daniyeli aravuga ngo Mwami Nyagasani, warose igishushanyo, nicyo warose. Umwana uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Muri iyi minsi hakenewe bene abo ngabo, apana kuza kubyina gusa ubaza abantu ngo bite n'imineke.
uko mbonye imineke imbere yawe mwese nayibwirwa n'iki? Vuga niba nayibye nihane. Siko bimeze se? Gusa ngo ndi kubona imineke imbere yawe ngo urayivuga iki? Ngo narayiriye nyine. Vuga uturi igisambo cy'imineke ihane. Warayibye ejo ubundi ukabutike. Daniel aravuga ngo warose igishushanyo ahangaha cyaruku n'ahangaha byaruku n'ahangaha byaruku. Nebukadinezari baravuga ngo turebye uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Ngo yikubita hasi aramuramya, naho kumbi aramije Imana yo mu ijuru atari. Amen. Yikubita hasi aramuramya, naho aramije Imana yo mu ijuru atabizi. Yesu nashimwe. Aravuga ngo nibamwosereze imibavu. Barabikora Imana yo mu ijuru. Nebukadinezari ngo akiri gufashwa aravuga ngo Daniel utware Babuloni yose, kuko wabanye n'Imana ukashoboye kuvuga ibyo narose, ndakuzamuye. Iyo umuntu yabanye n'Imana ntabwo birangirira aho ngaho. Barokore amen. Barokore amen. Nimukora iby'Imana ishaka, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Nidukiranuke ntabwo tuzamwara. Dukora iby'Imana ishaka ntabwo tuzaseba. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Daniel aravuga ngo mwami nyagasani, nubwo umpaye Babuloni yose munyitware. Babuloni ngo yanganaga nk'intara yose. Aba guverineri kandi yaraje ari umunyage, yaraje ari impunzi. Ntabwo biteye Imana isoni kuba yagutabara utari iwanyu. Ntabwo biteye Imana isoni kuba yakureza utari iwanyu. Ahubwo wowe kora iby'Imana ishaka, mugume muri Kristo, mube mu Mana, na bya bindi byanze bizakunda. Indwara zizagenda. Barokore amen. Nimunyitabe haleluya. Haleluya. Nidukora iby'Imana ishaka, tureka amanyanga, tureka amatiku. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo byose. Tureka inzangano, tureke ya matiku ya yandi ngo bantu ngo baranyanze baramaze. Senga Imana bazagukunda. Siko bimeze? Uragira ngo se bagukunda niki? Nta mafaranga, ntaki. None ubuze n'Imana, ubuze no gusenga. Nibura ngo bagushakeho Imana. Mbabwiye nabi ko murakaye. Nibuza abantu, niba nta mafaranga ufite, niba urashaka Imana, abantu bazagushakeho Imana. N'amafaranga niyatunga ni byiza, nabwo uzakomeza ukiranuke, ukora iby'Imana ishaka. Imana izakugirira neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Daniel ngo asabira bagenzi be. Asabira bagenzi be. Imana nigutabana ntukazatwime natwe uzaduhe. Nico byari bisobanuye. Imana abaye guverineri, ariko avuga ngo mwami nyagasani, Imana itubwira aya makuru twari kumwe mu gicuku twari twasenganye. Twari kumwe Imana. Haleluya. Amen. Yabivuze bari bahari. None nyagasani nabo ntubihereze, nabo ngarabazamura abahereza kuyobora ama ministeri. Abana baje ari impunzi, mwabyumvise? Yaravuze ngo nzabahangaho amaso y'urukundo. Abana baje ari impunzi bageze mu gihugu, batangiye guhabwa ubuyobozi. Batangiye guhabwa aho kubarizwa. Nitubana n'Imana ntabwo tuzakorwa n'isoni. Dukora iby'Imana ishaka. Tubahana Imana ishaka. Tube kuri tere Imana ushakaho. Ube ku musozi w'Imana ikwishimira. Nubwo abantu bakwanga, ariko Imana ikubone neza. Barokore amen. Baririmbye amen. Hagare ku musozi Imana igushakaho gusa. Ibindi bizemera, bizakunda. Hari igihe abantu basenga bakavuga ngo nge ndasenga sinsubizwe. Ujye ubanza nawe wigenzure, ntabwo yaba ari njyewe kibazo.
kuko nukora ibyaha ntabwo imana ikunda ibyaha, ikunda umunyabyaha ikanga icyaha. Yego, nuza kwihana sawa, ariko nukora ibyaha birava ngo ntabwo umutima w'uwo muntu imana izawishimira. Niko Bibiliya ivuga. Umutima w'umunyabyaha ntabwo imana izawishimira uko byagenda kose. Twagiraga umuhungu wari umuhanuzi, ari umunyempano, bitaga Bisate. Yazaga asenga bya hatari, yerekwa cyane, avuga ibintu bikaba mu gitondo, ariko ngo agere hanze gato abantu batangira kumukunda, atangira kugira ifaranga ziraza. Ifaranga zije atangira kubona abakobwa beza n'abadamu beza. Imana iravuga ngo nutihana nzakwica. Aravuga ngo ntabwo Imana yica umuravangiwe, ayiga iragusekura. Akomeza gusenga akora n'ibyaha. Kandi reka mbabwire badi, muzatinya abahanuzi. Abahanuzi iyo baguhanuriye kaba kabaye, bakavuga bati turapfuye, ubwo kaba biba byarangiye. Tuzamuka ku musozi, tuhageze Imana iravuga ngo kubera ko wavangavanze ibyanjye n'iby'isi, ndakurutse. Niko Imana yavuze. Mujya musenga, ariko musenge mukiranuka. Wirinde kuvanga iby'Imana n'iby'isi, ntibikunda. Habwa Imana ntibibaho. Korari niyo mwaba muri batanu kuko mugakora iby'Imana ishaka, birahagije. Bisate akomeza gusenga agira ngo Imana yarabyibagiwe, akomeza kugenda, kandi igitangaje abantu bakomeza kumukurikira, ariko yavayo ugasanga yasinze afite icupa, ati ntacyo Imana ipfa n'ibyo kunywa n'inzoga, ntacyo Imana ipfa n'ibyo kunywa, ndetse ko itari yanyica. Na Doda niza kamera za Sofia zikwandikira nta Mana ubona, ariko Imana iyo urebeye inyuma hahandi watambutse uravuga ngo Mana nabiriye uzabikora. Uko niko bumva Imana. Ntabwo Imana bayirebera muri paraburize bareba inyuma, ukavuga ati Mana hahandi warahantambukije, cyagiye muri korona warahantambukije, cyagiye kwa muganga warahantambukije, cyagiye ngiye yarabikoze, ukavuga ati Mana nabira biri imbere byo uzagira gute, uzabikora. Yesu nashimwe. Ngo bibuka Imana yiwa, bamaze kwibuka Imana yiwa, bibuka indirimbo. Umwe ati Mana nkuko wafashaga basogokuruza. Haleluya. Amen. Niko natwe uzadufasha mu myaka iri. Bati vraiment haje ibyiringiro. Undi ati itari yaremwe imisozi, isi itarabumbwa, uhereye kera kose. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, tuyamashi Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, uhereye kera kose. Mana uruko wahoze, uruko wahoze. Nubwo dushonje ariko uruko wahoze, nubwo twabura ariko uruko wahoze. Ariko nubwo ntarabyara Mana we, uruko wahoze. Amen. Baravuga weravuga ati wabatinyutse ibyago byose, naza kurikira Uwiteka, nta cyamurekeresha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ahubwo abazimubwira. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu aravuga ngo ntabwo wamwomawe ni munyihore. Ndumva maramaje kujya mu ijuru. Turashimira Imana itabesha, turashimira Imana itabesha. Bose ndavuga ngo Mwami ujye uturindisha umwuka wawe. Ngo bakimara kumva izo ndirimbo, ngo ibyo bihe biraza muri bo, baravuga ngo igitangaje
nubwo twapfa tuzapfa tuyiringira, nubwo twapfa tuzapfa tuyiringira, nubwo twaburara ariko Imana ni Imana, nubwo batwanga ariko Imana ni Imana, nubwo batuvaho ariko Imana ni Imana. Ngo nubwo twapfa tuzapfa tuyiringira. Bahita bahana umugambi wuko batari buryame hasi, bati abandi nibaryama twe turaguma duhagarare turi buryame hasi. Bati nibashake bacane umuriro kangahe, niyo twawujyamo tuzabona ubugingo buhoraho. Imibabaro yanjye yose ni kwa Yesu, ahindura iyo mibabaro manezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa Yesu, ahindura iyo mibabaro manezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Hari isoko y'amazi meza Imana igiye kurema hano, abantu bagatangira kunywa amazi ayo masha ameze nk'ibigori bituritse kandi kuko Imana irambwiye ngo ije kongera gutanga umwuka wayo hano mwinshi. Ngo wari uhari ariko Imana kandi ije kongera, niko Imana yavuze. Abantu mugiye kuza mukira indwara kuri uyu musozi, kuko hari operasiyo Imana igiye gukora. Nabonye amasoko y'amazi atoboka hano. Imana irambwira ngo ije kurema hano ubutabazi hano kuri uyu musozi wanyu. Rero nimuze gusenga mubishaka. Ubutaha muzashaka ibyuma byiza bizima. Ako ndakavuze ndi umukiga, abakiga tuvugisha ukuri. Yewe wacu ni mu Ruhengeri, abakiga tugira ukuri kwinshi, tubana n'abantu badukunda cyangwa se bagatwanga. Amina. Ubutaha muzabigire. Ni mugaruke se, muvuye muri mugaruke. Muguma aho ngaho. Bamaze kwiyungamo imbaraga, yego bamaze kwiyungamo imbaraga, kandi igiye gusenga mu kanya. Baravuga ngo nidushake dushye ariko tuzapfa twiringira Imana. Umva abana bagumanye n'Imana. Yesu yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Umva abana babanye n'Imana, nubwo twasha niyo twaburara bitwibi tuzasambana, amavuta nubwo yashira tuzisiga igiko ituza ari aho ngaho abaye ngo turepete tuvugane tubane n'Imana. Niyo umuceri warangira n'amavuta yashari dukaranje, niyo ngo naho imitini itatu iteze mu bizeri imbuto, nta kabuza twishimira mu Uwiteka. Imana igukeneye aho ngaho byanze. Ni Imana igukeneye. Basohoka mu butabaza baza mu kibaya cya Dura, nimwe bari basigishije mu kibaya cya Dura. Baravuga ngo ni mu kibaya cya Dura niho batanga itangazo. Twazanye muri Daniyeli, baravuga ngo nimwumva amasambuka avuze, mukumva imyirongi ivuze, amabubura byose bivuze, n'ibindi by'ubwoko bwose bivuze, mwese mwikubite hasi mukiramye. Baravuga ngo ariko mutabikora hariya bacanye umuriro, mwese murawujyamo. Ngo bavuze ifirimbi. Mbibutse ko Daniyeli we yari guverineri, ntabwo yagombaga kwikubita hasi, we yari mu ntebe z'ibyohero nka ziriya bari abakozi b'Imana bicayemo. We ngo yasigaraga ari kubasengera, no komanteri zivuga ngo yasigaraga ari kubasengera, Daniyeli abasengera abigingira Uwiteka. Ngo arangije ngo bavuze ifirimbi, ngo abantu bose babikubita hasi barakiramye. Sedraka, Meshake na Abedenego basigara bateretse amaso mu kibaya, tubaryama hasi. Muyakomeza Imana.
amavi yacu azapfukamira imana yo mu ijuru yonyine. Nta yindi mana uretse imana yise yonyine niyo tuzapfukamira. Baravuga ati ntabwo babyumvise, mwongere muvuze. Barongera baravuza bwa kabiri, abandi bose bikubita hasi, abahungu basigara bahagaze. Bati ntabwo bumvise neza, nimwongere muvuze gatatu. Barongera baravuza bose ngo bikubita hasi, abandi basigara bahagaze. Ngo abakarudaya bajya kubarengera umwami, baravuga ngo mwami nyagasani, umva ijambo bavuze, babahungu wazanye, babanyagano wazanye, ukabaha imyanya ubaturutishije, bagusuzuguye, banze kwikubita hasi. Mu yandi magambo baravuga ngo bateranye n'umwami. Nebukadinezari ngo yarabakundaga cyane, aravuga ngo mubazane mbibarize. Ngo arababaza ngo niko handitse, turakushaka n'abidemiko, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye, niko havuga. Yesu nashimwe. Nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye. Arababwira ngo noneho rero, amwe twasomye 5 bagiye kongera kubikora, kuvuza, muhite mwikubita hasi mu nda. Erega nta kibazo, mubikoze ari ikibazo, mubikore nta kibazo, nta kibazo. Erega base dusomanye rimwe hari ikibazo, tubikore nta kibazo. Bazokora ku mabere gusa. Erega namwe ntimugakabye, namwe ntimugakabye. Ese umwe usomaho gato ribwe wenda isi, namwe ntimugakabye. Si ukuryama se hasi gusa hari ikibazo, kuryame hasi nta kibazo. Ngo abasaza ngo baravuga ngo mwabana mwe namwe ntimugakabye byo gusenga, mujya mugabanya, nimuryame hasi nta kibazo, ariko tubone ko twabona amaramuko muri kino gihugu. Ariko Imana ikeneye ko tuyihamya naho bidashoboka. Haleluya! Imana idushaka naho bidashoboka. Usomanye uwo mama Imana izawuca. Somana, urasomana se wasomye Bibiliya. Wadukijije umwaka Mana, uduha umwuka wera, udukura mu bibi, uduha Bibiliya, udukiza gusoma inzagwa, none dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'Inyinya. Yewe Mana wagize amashimwe nayawe, yewe Mana wagize amashimwe nayawe, yewe Mana amashimwe dusome Bibiliya ibindi mu bireke. Urubyiruko ruse rundakare. Baragukandakanda amabere nivoka barimo ko zahiye. Ibyo bintu murimo ni ibiki? Ninde wabaroza ariko? Ninde wabaroza? Kandi ibyo n'abakuze, pana ngo murengo urubyiruko n'abakuze. Kwazaga dusenga kera, kwaza gusenga abantu bati ni mwihana ubusambanyi, bagahita bareba urubyiruko. Ariko igitangaje n'abakuze ni nabubatse ngo ibintu byarasambye. Twasomye Shadraka, Meshaki na Abedenego baravuga ngo mwami nyagasani umva neza. Amen. Ubundi bavuga ngo ni nyagasani, baravuga ngo kubera amagambo uvuze y'ubugoryi ntabwo ukiri nyagasani, uri Nebukadinezari. Bamuvuga baravuga ngo uri nebu, ntabwo ukiri nyagasani kubera ko ibintu uvuze biracitse cyane. Nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari iryo Imana yacu dukorera, haleluya, ibasha kudukiza. Ariko nubwo itadukiza, umenye ko tutari buryame hasi ngo dusenge Imana yawe. Umva abana buzuye umwuka wera,
umva abana bagumanye n'Imana. Imana dukora turayizi, twabanye nayo, niratwambye wa munsi. Imana twiringiye, Imana ibasha kudukiza, ariko nubwo itabikora ntidushobora. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ndagira ngo dusengane Imana. Ugomba kugera ku rwego ubwira Imana ngo nubwo watinda kuntabara sinzakuvaho. Haleluya. Yobu yaravuze ngo nzapfa nyiringira. Niko Yobu yavuze. Aravuga ngo uruhu rwanjye rumaze kubora, nzi ko nzareba Imana nambaye undi mubiri, kandi n'amaso n'ayanjye saa yundi. Niko Yobu yavuze. Ndashaka gusenga, kasengera abantu hano bakeneye guhagarara ku cyo bamenye, kabwira Imana ngo byasaga n'ibigiye kuncanga ngiye kukuvamo, ariko ndagarutse mu ngobyi y'ubwiza bwawe. Mwumvise ukuntu bamusubije babahungu, niyo utadukiza. Mu yandi magambo, kudukiza irabishoboye, ariko niyo itabikora nta mpamvu dufite yo gusenga ibigirwamana, nta mpamvu dufite yo kunywa inzoga, nta mpamvu dufite yo gusambana, nta mpamvu dufite yo gukora ibyaha. Nubwo twarya ni Imana, tutariye ni Imana, twambaye ni Imana, tutambaye nabwo ni iki? Ni Imana. Muvuge ngo ye. Ibyo bihe byose ni Imana. Tukumve ko ari Imana ari uko wariye, kandi yatinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo. Ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo. Nebukadinezari ngo bamusubije ahita arakara. Twasomye ngira ngo dusore dusenge, ngo ahita ashaka abagabo b'ibisore, abasore batamiye kawunga. Aravuga ngo nimubafate bajyane he? Mu muriro ugurumana. Ngo bari yari ryatse cyane. Ubundi riratanura ryahoragaho, ntabwo ryagiyeho urya munsi, ryahoragaho ryaka buhoro. Iyo baratama abantu ngo bazaga baryumviza bati muryongere cyane ryake cyane. Abana kubera ko babanye n'Imana bagumye ku Mana, ngo marayika w'Imana ribatangamo. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ndagira ngo ubane n'Imana, Imana izagutange aho izakwicira, ari Imana izahagarara. Imana izahagarara aho bizaguhitanira, aho bazi kuzamwarira ari Imana izahagarara mu izina rya Yesu. Yakome n'Imana, n'Imana. Imana izagume, Imana, haleluya. Imana izagume aho bizakwicira. Haleluya. Haleluya. Teko salabota. Ineko salabota. Abantu bacukura urwobo, Imana ikabareka, igahagarara impande y'urwo rwobo. Imana izakomeza ihaga mu izina rya Yesu. Imana izahagarara aho uzasebera, ari Imana izahagarara hahandi. Aho bizakwicira, ari Imana izaguma. Uyu mwaka Imana ihagume. Haleluya. Ukwezi kuzataha Imana izahagume, undi mwaka Imana izahagume. Arokore amen. Imana izagume aho bizakwicira. Imana irabareka, barawucana irabihorera. Iravuga ngo nzabatanga mu muriro.
ngo iyo ugezemo Imana iwuca imbaraga, iwambura imbaraga. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana iwambura imbaraga, aho kugira ngo umuriro Imana iwugira uwa firigo, umuriro wa firigo. Nimundebe ngiye gusenga. Imana ngo barabafasha babata muri wa muriro ugurumana, ngo bagezemo basanga mwenyewe yibereyemo mu muriro, awibereyemo. Turamushima ko agiye kwibera mu muriro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo Imana igutange mu muriro mu izina rya Yesu. Nibyo barawucanye ngo uzagutwike, ariko ntibazi ko Imana mwavuganye ihagutanze. Narivuze ngo Imana izagutange aho Imana izagutange aho bizaguhitanira mu izina ryayo. Amen. Ngo bageze muri wa muriro batangira gutembera, batangira kuririmba bati uzikurinda Mana we, kandi Mana tabesha, Mana utaryarya, yego Mana we, warinze twebwe b'ikirehe, muri iri torero turinda cyagihe, kandi Mana we warinze natwe twebwe abashitsi kuva i Kigali twakora impanuka, yego Mana we warinze abamama kwa muganga barabyara batahana impinja kuko babazwe ariko nta kibazo, yego Mana we warinze n'abagabo, yego Mana we. Ako kanya muri uwo muriro Nebukadinezari ngo yeretswe abona mundi muntu wa kane udasanzwe, ngo ariko abona ngo ishusho y'uwa kane ngo isa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Aravuga ngo uwa kane ntabwo asanzwe, afite ishusho isa n'iy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ati se ko twatayemo batatu, uwa kane bigenze gute, byabaye bite? Bati Nebukadinezari buri usanzwe n'iki byose usanzwe werekwa, ngo wasanga uvangiwe hagiyemo batatu twatayemo, ubwo wasanga wenda uvangiwe twatayemo abantu bangahe? Batatu. Atariko ndiho ndareba kasanga harimo abantu bangahe? Bane. Kandi igitangaje umuntu wa kane, Imana ishimwe. Umva ngo hitangaza, Imana iguhaye umuntu wa kane mu izina rya Yesu. Imana iguhaye umuntu wa kane. Turakome tuyishimire, twakire umuntu wa kane Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Mu buzima bwawe Imana iguha umuntu wa kane agutere inkunga. Haleluya. Mu rugo rwawe Imana iguha umuntu wa kane, mu bana Imana iguha umuntu wa kane, aho utaha Imana iguha umuntu wa kane, ku kazi Imana iguha umuntu wa kane. Haleluya. 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 Tokota twakira umuntu wa kane, twakira umuntu wa kane, twakira umuntu wa kane, twakira umuntu wa kane, twakira umuntu wa kane. Tumuha amashyi mu Kristo agatamuza. Imana ishimwe. Usengina ekota hari umuntu wa kane ndibona mu muriro, ko twataye byagenze gute? Niko kwa kundi niko bekota yase abona barugiye gupfa, bakabona Imana iragutabara. Uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabana, bazajya bagucukurimba, data we, aiga uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabana, bazajya bagucukurimba. Bari bazi
Nebukadinezari ngo ategeka ko babavana mu muriro ahantu harangyoheye Imana. Ikakubwira itangazo, abantu bakujugunye niba Imana ikoresheje ngo bakuvane mu muriro bagutayemo. Abantu bakujugunye tuhamashe Imana ibikoze, ushimire Imana ibikoze, arashimira Imana ibikoze. Yarirahiye Imana, yarirahiye, yarirahiye Imana, yarirahiye, yavuze yuko aye itazagira undi kandi ntizemera izina ryayo ritukwa. Muyimbere amashini y'Imana ntabwo izemera ku izina ryayo ryatukwa. Imana yambwiye ngo ivanye urupfu muri iyi korari rw'umuntu w'umumama. Nibyo Imana yavuze. Dushime Imana ivanye hose ikeye muri iyi korari. Ashime Imana. Barababwira ngo mwese nimusohoke. Ngarabahamagara. Aravuga ngo Seduraka, Meshaki na Abedenego nimusohoke mu muriro. Umva ukuntu biryoshye. Ukuntu biryoshye. Siko mutabyumva we. Ukuntu biryoshye. Ukuntu biryoshye we. Haleluya. Bari bazi ko mupfuye. None muje muri bazima da. Ukuntu biryoshye. Umuntu wavuze ijambo ngo ni bakujugunyemo. Ni uvuze ijambo ngo ngwino ubeho. Turashimira Imana, turashimira Imana, turashimira Imana. Kosa ebo. Ni muze. Ngo barasohoka. Bati barasohoka. Baravuga ngo abahanga mu kwinukiriza, mu kumva ngo barabinukirije. Abashimwa Imana ko bagezemo basanga harimo uwa kane ukinga ntagire ukingura. Ndagira ngo mu buzima bwawe haze umuntu wa kane mu izina rya Yesu. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Abana kubera ko babanye n'Imana. Haleluya, haleluya. Kubera ko babanye n'Imana bakora ibyo Imana ishaka, biriyaduze rwose. Finali birangiye Imana ibatabaye. Ngo basanga habe n'umwotsi uri kubanuka kandi bawugezemo. Umva icyakurikiye senga Imana ngo kuva umwanya de la kota. Urakoze Yesu. Apiniko terasabo. Nebukadinezari aravuga ngo ntanze itangazo mu isi y'ababaho. Yo